Rugamba urabaruta ubarusha uruzandekwe n'umuryango ubarusha Imana n'impamvu y'isezerano uhawe ikaze mu baganwa uhawe ikaze iwanyu kandi wabandi mukami kawe k'umutima uje usanga wawe ku muzi ino gutesha ni kamere ngwini wawe uzateta cyane wawe uzatoneshwa n'imigwezi ibirugo twuguriye impundu ku bwanyu mwembi buri wese nuwe aza tekita sayashu wumve dushimire Uwiteka ibyiza yakoze erega ni byinshi Gange bavugwange bere y'imvura mutima icyo bita data wabivuze izoshika. Turi kumwe kandi n'abahanzi batandukanye, turi kumwe n'ab'inganzo yagize inganzwa, ndavuga ubwiza tujya mu bundi, ariko kandi mbwire ba basore n'abakobwa nibo bamaze kugera hariya mu bikingi by'amarembo y'iwacu, mbwire DJ DJ mukageraga kumwiduri kugira ngo dushyiremo injyana ya Eric na Odille yindi y'umwihariko. Amashimwe cyane Eric na Odille bahagarara, tubanza turakire, hanyuma DJ umpindurire njyana mu kanya umenye ko Eric na Odille binjiye kandi bakeneye umurisho wabo. Buri wese nuwe aza tekita sayashu wumve Eric, mbere umwana icyo ashaka kandi umwongere buryo bwo haraguhatanya kubugira Imana. Ariko ndi banza werekeye mu muryango iwanyu hari hakurya ubabwira uti bayi nta kundi byagenda, oya koresha yego nta kibazo, koresha ikiganza ushaka ubwira ngo bayi, ntabwo byoroshye. None icyo kiganza warukoresheje hariya ntabwo ushaka gukoresha icyo ngicyo, ndashaka ko ntuzajya ugera mu mujyi abantu ntibamenye ko washatse, uzajya ubereka icyo kiganza basuhuza abo ngabo washatse mugira gutya. Bikora ko bakundi kwanyu kw'abakobwa abo bashaka bafite ukuntu biyumva babikora biri romantike gutya. Nabonye ntuzajya ugera mu mujyi uzajya usuhuza umuntu, ntuzongere kuzajya usuhurisha umuntu k'abakobwa, uzajya uvuga mwiriwe, none nubona atakumva neza umubwire ngo ariko shawe uyu munsi arashyushye, kugira ngo umwereke iyo mpeta bagukomere mu mashyi bagushimire cyane, mwituranye n'Imana. Ariko mana nishwe aha
nawe rero mwishyure. Hanyuma ayo marembo washyizemo ntabwo nyashaka, urakoze cyane. Aha, mwongere Odille, mwongere mawe. Ndagira ngo usabe pare n'abanini namwe muzamure mukore kiyazi mwegeranye n'abo bana. Iyo foto barayishaka rwose. Muse nabigiza hasi mwe kwipfuka mu maso aho ngaho harabaye. Good. Murakoze cyane. Bakomere mu mashyi ntacyo bitwaye. Hanyuma muca kogi mwica ibintu by'Imana. Umubyeyi inshuti yawe akadasohoka ngo arenge irankingi y'akanagazi aboneze nagera kuyambone hita uramuvunya ihobe kandi umuramutse. Nujye juru ndaza kuva mu ruhamo aho ndabanerekeza ndagana mu rutsibo mbwira abasongozi bazihizura impiza hanyuma kanya n'umutumira ku gicuma kikamunyura itamaraza kubona aho kunyura kubwira ijambo. Urakabyana. Urakoze cyane Paul. Inshuti bavandimwe, muryango mwiza, muryango wazazugwimo, batumirwa bacu ndetse bavandimwe beza, mbere na mbere muhuze ibiganza dushima Imana. Uretse umuntu waba warwaye gute mu biganza bimashyi ntakwira Imana. Uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi w'ibyishimo kuri twe n'inshuti zacu, ni umunsi w'umunezero ku miryango kubera ko duhujwe n'ibyiza Imana yawe icyubahiro. Mubyeyi Valence, uri amahoro? Muraho neza John. Muraho, Imana yabarenze. Imana akomeje kubana natwe, turaho turamahoro namwe. Turaho turashima Imana kandi ntugire gusa ngo ni amahoro gusa. Twagize umugisha igihe cy'umuganura ngira ngo urabizi, twagize n'amahundo tugira n'amahore, hanyuma rero tugira n'amata. Amahoro rero yajyanye n'ibyo byose aba ari amahoro ahinda, ari amahoro meza. Namenye kuzaza, hari ibimenyetso by'abakuru namenye ndetse n'abana barabyumva barasobanuza. Numvaga umuriro uhuta, nabaza Paul kambwira ati umuriro ahuta buhoro. Hanyuma ngo tubaze umutwe utuvuge ko abashyitsi bazaza, ngo numve uvunyishije bambwira ko ari umuryango wo kwa Rugamba. Waje amahoro? Twaje amahoro n'umuryango wose. Oya ni nano ntero uzi iwanyu n'iwacu ntarasitara kandi nta nubwo wakwitsamura ibicurane uko bimeze. Derukana burya yuko umuzigo ari rwinshi, ariko sinkubaza byinshi mu nda ntiyabigufa. Urugendo wagenda ndaruzi, kamaze kuzimanire. Nta nubwo nza kukubaza ngo witambukiraga inkuru watumye yangezeho, kandi nanakubonye sinakubonye nk'usuhutse, sinakubonye nk'ufunguza, ntabwo nkwakiriza uruhisho nk'umwana wagiye mu rwuri. Naguhize Imana. Murakoze cyane. Hanyuma rero nimara kukuzimanira nateguye intore zigutaramire, kandi Paul akaba anageze mu buryo bw'uko yaba umutoza yarabatoje. Ntaza kukurondogorera kandi Imana ikiri mu nda. Yego, ntunyishinge, maze iminsi mu ngera hano, wowe rero ntunyishinga. Yakunangura da, yica umusaza nk'uruhinja.
ndavuga inyota none reka ngitsirike ntirejya yego yego hanyuma rero reka ngutaramire pole po karame pa namumenye ko avuye kwa Rugamba kandi ntabwo aje wenyine guhunga aje n'umushyitsi agendanye n'abanyabigagara yego hanyuma rero ubazimanire ndetse ubwira umwana akomeye cyane cyane ko Valence uvuga rimwe nkumva kabiri urakabyara hanyuma rero ntabwo ndi bubwire hino rute babandi biwacu ikambere ngo mbabwire ngo Valence ngo sinzirimo iriho bana ku twaje nyine mu gitaramo yego yabanje akayiruti uko mubizi n'ubundi mu muryango wacu wa Rugamba tugitarama cyane mu dutarame ariko nifuzaga yuko muza kumpa n'umwanya kugira ngo mbahe n'ubutumwa bwaturutse ibyo simbyinjiramo nawe ni mukuru si umwana wo guterwa honda si uko yego data ajya kuntora yabonye ndi umwana udata umutsima kandi uzi gutoranya ururo n'icyatsi nkamenya icyo abakuru bambwiye mubyeyi mwiza Valence impamvu tutakurasha umuzo twajya ngo tubanze tukumurikira intore ntabwo nibubwire babandi bikambere nka babandi njya numva batazi ikinyarwanda ngo bikambere ngo nibaziture iwacu n'izi ziriko ziraterekwa ziguterekere hanyuma tubaterura ikibindi bita rutuma indiba tugitereke ku rugata rudahirika abo mwagendanye bose mbere wumvise buke data yarambwiye ngo umenye umubyeyi Valence n'abo bagendanye mwagendanye n'isibo itsibazwe n'imfura harimo abasaza b'ibikwerere by'amakombe n'ab'ibikwerere by'amasonga n'ababyeyi b'amashigisha bashaya kandi bashagirira ariko data yambwiye ngo nkubwirire intore zibanze zigutaramire dufite intore zinyemera izinihura izishayaya izigunda uraza kubona umutagara w'ingoma hariya urumva inumvu inyawura n'ishako n'ibyikiranya ibihozo hanyuma ikorana n'izikimba tumaze gutarama agati gaturitse uvuga iri kubanda ku mutima ngaho ntore ziwacu nimwirikize cyane dutarama agati gaturike akandi kamere umubyeyi rwose uraza kumva bari abana b'abahanga nakubwiye ko tugiye turi kumwe n'abataramyi batagira uko basa cyane cyane ab'Imana yagize abahanga bari abana bagiye kwindikizamo gato nze gutegura umuvandimwe Bosco nshuti nawe mu kanya gutaramira sabe protocol na service you have check mucekinga hano hose murebe ko buri muntu wese afite icyo dore wabakuriye mu maso bakuzi neza iyo bavuze ibyiruka ryawe mu mico n'ingiro bikuranga umuziranenge ibyo bakubwira kandi ntabwo wirata uru rukero urungano rwawe ni ukuri ko kugira ibanga kandi ntabwo wivanga uru rukero mu nshuti zawe mico no mu myitwarire arahirwa ukomezanyije urugendo mu batozi twuba mu rukundo ni wowe cyitegererezo ndakumva Valence murakoze cyane turanezerewe cyane umuryango wabonye isibo ngari twazanye ni isibo yaturutse mu muryango wa Rugamba ndagira ngo mumfashe mukoma amashyi mwereke umuryango batazubwira ko muhari mwaje mubasuhuze kugira ngo nabo bumve ko mwabasuye kandi nabo bakirizo ntacyo twashimye rero igiciro cyiza mwaduhaye ndetse n'amazimano ariko ikitugenza ntabwo ari ibintu bidasanzwe nk'uko mubizi imiryango yacu yombi umuryango wa Rugamba ndetse n'abatazubwimo ufitanye amateka maremare amateka akomeye niyo mpamvu twaje nk'uko ubyibuka hari igihe gishize waje mu muryango wacu
turavunyisha tuguha ikaze uzana ijambo ryiza ry'uko waje gusaba irembo ry'umugeni kandi irembo twararikwemereye nk'uko dusanzwe tubigenza mu muryango wacu. Utubwira yuko ufite gahunda nziza yo kuzagaruka vuba kandi twarabyemeye. Turakubwira ngo nta kibazo, irembo ni ryawe, igisigaye nahawe. Twagusabye rero twagusabye yuko icyo gihe watubwiye yuko uzagaruka kandi utazatinda, kandi ko nugaruka uzaza none uje gusaba umugeni, kuko ntabwo watinze waraje udusaba umugeni. Icyo gihe twavuze ko twazateranya imiryango yose, imiryango migari turayiteranya, nuko uraza nawe wikwije ndetse n'isibo byose umuryango wasanzwe urimo. Umugeni rero twaramukwemereye, turamukwemerera, turagukosha, uradukwera. Ibyo wabikoze neza kandi wabikoze imbere y'imiryango yombi. Igihe rero cyarageze uratubwira uti nje gutebutsa, ndifuza yuko mwazamikira umugeni. Umuryango rero warabyiteguye wa Rugamba, kumvikana itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 tuguha iryo sezerano imbere y'imiryango yombi. None uyu munsi wa none rero nagira ngo mubwire yuko ikitugenza mu muryango wa Rugamba twaje tubekeye umugeni wadusabye. Ndagira ngo nsabe Odille ahaguruke ajye ejuru, ntabwo mugora ngo yigire hino. Ahari ndatekereza ko umureba neza, kandi nubwo amaso yawe yaba ibirorirori, Eric yakurebera ndetse na Eric numva bahagurukana rwose. Hanyuma nkwereke umugeni umuryango wa Rugamba twaje tuguhekeje. Muri make ijambo yagezaga ngiryo, kandi nta mpungenge na zimwe dufite, kuko tuzi yuko umuryango wazazwimo n'umuryango n'ubundi dusanzwe duhana inka n'abageni, kandi abageni bacu bawurimo bameze neza. Turizera yuko uyu mubano uzakomeza mu bana bacu ndetse no mu buzukuru. Murakoze cyane rero, icyatugezaga nicyo murakoze. Murakoze cyane. Uzabara ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko uzatawa n'abamarayika, nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni waneze. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza kwa Yerike, aho kwa sobukwe bakubakiye. Iyo umugeni amaze kwemera umukwe, abazi ko ari we bazamwiteka, akamenya ko asize se na nyina, akabana n'umugabo iteka ryose. Mugeni wa Yerike witegure, ari hafi yo kuza kukujyana kwa sobukwe, dore baragutegereje, mu kinyaga iwacu zigumireyo. Murakoze cyane. Ni ijambo ryiza, ni ijambo ry'icyubahiro, ni ijambo kandi ry'Imana. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Mbere ya byose ndasaba ababyeyi ba Eric, ba nyirasenge, bashiki be, ba nyina wabo, ba se wabo, mushimire uyu mugabo. Munsi ntacyo ngana n'umugabo.
Imbikiro bihariye muri kino bihariye. Ndagira ngo rero muri kubifata nkaho byoroshye. Wari kubatuma uyu mukobwa no kubatuma zahabu. Buryo ushaka ibuye y'agaciro mu kirombe aca bugufi. Eric, tugushimiye ko wabengutse kandi ugakunda. Tugiye kwakira umukazana. Muryango mwiza wa Eric, ndagira ngo munyakirire uyu mukazana utashye iwacu n'amashyi n'impundu nyinshi cyane. Kuruba zimeze nk'iz'i Kigali izo mpundu. Ndashaka amashyi n'impundu zo mu Kinyaga. Ntabwo ryazivuga rimwe zigenda zizi zo mu Kinyaga. Aha. Valence ashobora kwicara noneho. Nihangane bimuhagaze. Muryango mwiza, muryango wasanze urwimo uhagarariye ndetse na rivuze Rwanda dust. Inshuti bavandimwe, ni umunsi w'icyubahiro n'umunsi w'igiciro. Ni ibintu biri dukora. Twakira umukazana tumwishimiye n'amashyi n'impundu. Icya kabiri, uhereye uyu munsi Eric, ejo mu gitondo tuzagutereka inkera, intango y'inkera y'abahizi uzamura ku kibindi cy'abagabo. Icya gatatu, uyu munsi nta magambo menshi, baduhaye imitwa tujya mu muryango wa Odille. Baduha imiryango tujyana ubutumwa babwakira neza kuko ari imfura. Icya gatatu, nishimwe dushimiye uyu munsi Imana duhaye. Eric rero, hari ibintu umuryango wagukoreye. Twagiye ku rusyo, dusya amasaka, abantu bose barakirwa neza. Icya kabiri, muri za mfizi uzizaso imwe ntikiriho kubera wowe ukize ubusore arabubagira umuha amashyi. Icya gatatu, ni intore turagutaramira uyu munsi. Twakira umugore w'umwamikazi. Mu bintu bajya kuvuga ntabwo wariraga amafaranga, urega chef de personnel uramubonye. Uze kugira amafaranga ukora umuntu yacu. Abonye secrétaire particulier, nta wundi mujyanama akeneye. Kabiri, abonye chef comptable. Gatatu, abonye chef de personnel. Nuvuga ngo rero hehe n'ibintu byatakaraga n'icyo cyamubazaga. Ikindi, yaburaga umuntu umubaza raporo ku manywa na nijoro, ibyo bikamubaza iteka n'iteka. Nimujya ngo tubasabye umukozi, tubasabye umuntu wo gucunga ibyacu. Turabashimiye. Ikindi Valence, ibyo gutaha n'ibirimo twagusasiye neza, uraryama neza. Abakuririmba indirimbo z'umwuka urarota mu ijuru. Icya gatatu, uraryama neza. Iyo mu muco nushaka usuma turagusasira, nushaka ishinge irahari, nugira ikibazo cy'umugongo Dodoma, Afriform, Rwanda form, uraryama neza, turagutaramira, hanyuma tuguha amata ubuzira bw'inikiza. Ikindi, tuguha ibirundi. Icya gatatu, tugusige ikimuri, uryame neza, urare neza, murakagira ibyo mutanga, murakagira ibisaga. Ibindi ni polipoli. Abashyitsi ubarinde kugenda vuba, ubarinde irungu, mutarame dutarame, murakagira ibyo mutanga, murakagira abakwe baturutse iwacu, murakagira abakobwa bavuye iwanyu, murakagira abakobwa beza nka Odille, murakagira umugisha. N'ejo tuzaza, yewe nitubona ndetse no ku nshuti zacu tuzabera abaranga. Muri imfura, muri inshuti, murakagira Imana. Uretse arandi iki gitaramo kinini Imana duhaye, tuzagenda mu ijuru. Mugire igihugu, mugire Imana, mugire ibirori, Imana ibarinde ibyago,
ibarinde amakuba n'ibyago iteka tuye duhura duhuzwa n'amakuru meza murakarama n'icyo tugenza turishimye murakarya pole pole nawe nakubwiza iki uyu munsi nawe igitaramo gitarame mu nkera y'abahizi uze kugoba nintarama neza ndaza kugoba ovora nushaka gucyura umunyafu mwabyumvise ko ndibugabane mwankomeye mu mashyi nanjye bitwaye iki icyo data mbwiye arambwiye ngo bashyitsi ngo ne kubirukankana ngo bagende pole pole hari umubyeyi wakunze umwana wamubyeyi amwita pole pole haraka haina baraka pole pole ndio ariko mumenye ko bari abantu ngo batuye hafi ya Kongo buriya bavuga n'iringana sibyo bande ko nangaye nde nini umuganda yaravuze ngo akatenjagara kumanya indimi zona abantu bakoze sa nanjye mvuze wamanya nkimanyi Rwanda ariko n'amashine yazi nazi nici nalegere nazukire nenci ndakanyagana musinga pole mvuga indimi akoze kijya kingora ntajya ntinyuka kuvugira mu bantu ni igifaransa bakize nataje nuvuga kinisha igifaransa burya igifaransa ni ururimi rukomeye mwa bantu mwe kandi hari ibintu bibiri abantu batiga bakuze igifaransa n'ikinyabupfura ntawe ubyiga kuze narakingore ntacyo nzirirwa niga nzamvuga iringara mvuga icyongereza mvuga igiswahili mvuga ikigande ariko igifaransa ayinya ari hehe Bosco nshuti dutaramire Eric ataramira umukunzi we kandi iwacu nta muntu ni ukuri Odille Eric ahari igitaramo arimo ntikitwa niwe turaza dutarame hanyuma mu kanya tuba turimo tuvuga n'umwuka we iwacu tuvuga inka twarangiza tukavuga Imana tukuza umwuka we mu kanya muraza kumva tuvuga n'ibindi umwami nadufuza gusa Bosco nshuti hanyuma mumpundire tumutega amatwi Erika tumwifurije urugo rwiza urugo ruhire imigisha yose iva ku Mana niyo tubasabiye amen reka dufatanye gukomera Imana amashyi twese aho turi amashyi yanyu ntabwo ni kuyumva dushimire Uwiteka ibyiza yakoze erega ni byinshi ntibibarika akwiye icyubahiro tukagira amashyi w'Imana dushimire Uwiteka ibyiza yakoze erega ni byinshi ntibibarika akwiye icyubahiro dushime Uwiteka ibyiza yakoze
amakuru mfite nuko mu champagne yo kuri keke ngo barayimena hagasigaramo agace. Reka mbigerageze. Mundenganye izindi ntazo ndamena. That you make me see, for all the joy you bring to my life, for all the road that you make right, for every dream you make come true, for all the love you Andiamo di serene di io Iranje ube romantike ku buryo Odille agira ngo iyo ndirimbo niba ari kuririmba Iranje ni mama aha umusomya ntabwo bivuge ariko iyo ndirimbo iri romantike nawe romantike mu bikorwa mushaka Ishami ukaba n'umukunzi w'amashikanga kuyatanga uramwana mukomera amashi ni mu byangana yako magenye byakubangamira nabanga babona icyo bafamba bakarero hari hafi gusinzira ariko yikayisanye ngo aranga ati pole pole abantu bashobora kugira ngo uriya mwana ndosha kuririmba turiya n'umushiki wanjye ninjye wamutoje na ceceke amajwi yose aceceke hanyuma nanjye ndirimbira umukunzi wawe niba mubishimye amashyimisha niba mubigaye ariko twagiye dufite umwanya mutoya twabanza kujya ku mafunguro ntacyo bitwaye ngiye nkunda ibintu biri protocol serious nkunda kudatakaza time na nkeya aha nkubwire ubuhanga amagambo menshi mwishinga hanyuma gucurangira Eric kuva mu gitondo birakuvindira gusa birimo bizuza muri yawe kandi ndakora kana uze ubundi mwana Eric ashaka gutereta Odille akamuzana hano yamuterese agenda kuri ayene paka hano Gange bavurwange bereye inkoramutima mugihe cyose tumaranye nakubonanye umutima uzira uburyarya ntabwo ngewe soni no kubawe igishimo nasabye Imana Imana yakumaye mu buzima
nizigama ubereye gukundwa ubereye gukundwa ubereye kwitabwaho ngwino maze twibanire ngwino maze twibanire ashima Imana yakubaye mu buzima niyo mpamvu nzagukunda nizigama ubereye gukundwa ubereye kwitabwaho ngwino maze twibanire ngwino maze twibanire kari keza da kari sasha Odille, tubwije uko urumva bimeze bite? Samo tubwije uko nanjye niwe ntabwo nabona igisubizo ariko yari mvanemo bwiza umujyana mutebeze mbabajwe muri bito ni kuri azajya abigenza Eric azajya amutembereza amuririmbire amuteteshe amutoneshe byose ariko kandi niba mubishimiye mwongere muhize ku biganza dushimire Eric watekereje iki gikorwa cyiza akavuga ati umukunzi wanjye nawe nzamuririmbira kugira ngo telefone
Samsung nako iPhone umva nanjye nako bataza kugira uwo batwarira telefone rero bikatubabaza. Hanyuma ndagira ngo basabe iwacu turi imfura zitagwirinda nituze kubona umuntu uhaguruka batamuhagurukije bigaragara naho tutihaye ahubwo dufite protocole benshi bahagije. Protocole guhagaze uruhande ari bugende yitegereza nabona hariya inzira zigendwa ahagurutse table ababwire ngo namwe nikaze mujye gufata amafunguro. Hanyuma ndagira ngo bize kugenda gutyo service na protocole bamfashe muri uyu mwanya kujya bahagurutsa abantu nituze kubona abantu batonze umurongo nk'abajya gufata imfashanyo kandi ubupfura bubamuka. Iyo unahagurutse ugatonda umurongo umara umwanya uhagaze ukavunika amavi ariko iyo baguhagurukije igihe kigeze bituma wihuta ugafata amafunguro ukagaruka mu cyicaro. Urabizi n'imfura bankundire gatoya bakomeza gucura ako kantu ntabwo itangazo rindi kugira ngo tuze kuza kubitwara neza. Ndagira ngo sabe abantu w'umuhanga w'inganzo yagize inganzwa rumaga abo ni mu kibazo icyabarizaga ntabwo zigiye zasunutse ubumwe amavuga amagara y'inyabyonyo nimanye umushotsi mudacumura yarwanye igicubi gicura amazi amusubirana mwiriba n'igihe biroshye muhura n'ubuzimagaza batabizi bayateye imisono baragize ubwuzamura mu biganza atiganza no kumusangiza amagambo maze rero ntabwo ndi bubaka amashyi ndabona mwagabanya amashyo ariko ndabasaba amatwi kuko mbizi yuko yo adakenera ibiganza bindi. Natumwe umuririmbyi mwihorera avuga ngo ese mubwire iki shenge ese ngire ntenyabusa kuki se ntagukunda kandi narakubonye reka kandi nanjye mubwire bantumye uyu munsi munenyemerere nanjye ntumike uyu wacyuye rugamba ni mukuru wanjye mwita bitugu bya mukuru ni ruhanga rumisha umusereko nshuti y'akadasohoka y'urugamba sirikare rugabuga gisha rwa kare n'ijabo jye nakuze mwitagabuze mu miryango uri rwararwembe mbere byose yo kwanzika urugo ruhire imbere ku rugo ruhire kandi urugo ruhire nawe rugamba maze rero inyemerere usohozeho ubutumwa abantu antuma Eric yambwiye yuko ndi bwanzikira aha uyu muhungu uti ntacyo yambwiye ngo bano basangiza b'amashusho nabo ngo bashaka kundora ariko se barareba isahani mukareba rumaga bajya kwambwira ko ndi icyo kurya ariko nkagira ngo ntunga abakobwa gusa kumbi n'abakameramani nabwo burimo rugamba mpama rugamba rugaba azinduka kurema inyahubwo uwo mugisha azinduka wugenera rwandekwe nanjye mbotonze umurimo w'abahungu none nibe nzinduke nguhimba umpaye karibu nasaba amashyi ariko nahabwa namwe babiri nanyurwa kuko abandi bizi ko bavuze ni gute ubundi wabigenje ngo usanga ruko bugenge bwo kwibera ikimugenge umwihererano ikigenge nakarangiye leta ikiyobyabwenge ariko si uburyo bikorana ubwenge. Icyo ni ikintu nkibaza ntago ndanzika maze rero munyemere nanzike rugamba ntuma yambwiye ati ruvuza ndekwe yoga amakandire be rugamba kuko n'ubundi mwabaye umwe yahoranye umuhigo nk'abandi basore bose ku munsi yakuze n'abazaba y'abagabo akavoma urutara adasize y'ibishanga gakunda amenya agasozi gasumbye utundi agashaba ariko umunsi umuguye mu mutima ugatangira kumera imizi ngo wamukuye iyo mikoshi atangira inzira yo kuba umugabo uhamye icyabuze amashyi ni mwebwe ndi buyasabe kuko urwo twatashye n'urwanyu umunsi ameze imiryango yose abensirire bama mu ndeko wakibyara buhaki ngo nawe zitanye nawe umuntu weje azitanyira mu gondo yewe urugondo woroshwe rugora ku rwumva byuma urugoro yanyoye ejo umuhekera abana rugira rwo kuruza urwashirando amashyi n'impundu rimwe nyasaba uyu munsi mwe mwatwakiriye impamvu yose niba ari urukundo kirimo yatashye adakunze karere habe namba ni ibihu by'inkuru yataje mahari imongo fayani yakunze Isabelle Jacques na Rose yari imikino urukundo giye rwa rurwo hagati ya Eric na Rugamba amashyi n'impundu bisaba mwe kuko none urugo n'urwanyu
none Imana iduhaye kuvuza impundu natwe kurwanya akayunga ka musare rumaga nanjye mpimbye imihayo yanyu n'abanyagasani murabaruta ntaho muhuriye mubarusha Imana yababonye yabarwaniye ishyaka mutsinda ishyanga yabazigamiye imbuto n'imbabazi mu nda aho umugabye ntimugwabira musana y'amana irema rutanga musumba zambazi zo kwa muganga murenze zangabira umunani munganya umutima wiswe nyina wa jambo Imana hamagaye kamaka Erika aritaba impamo yose urugamba urakagwira amashyi n'impundu rimwe mbisaba ko uyu munsi ari uwanyu rugamba urabaruta ubarusha uruzandekwe n'umuryango ubarusha Imana n'impamvu y'isezerano uhawe ikaze mu baganwa uhawe ikaze iwanyu kandi w'abandi mukami kawe k'umutima uje usanga wawe ku muzi ino gutesha ni kamere ngwindi wawe uzateta cyane wawe uzatoneshwa n'imirwe yizihiye urugo twuguriye impundu ku bwanyu mwembi impundu ababyeyi ndazisaba amashyi n'impundu rero ibyanyu kuko umunsi mwatwakiriye ariko wowe ziteye zanzike kuko ndakunezerewe kuruta amashyi n'impundu kuri bo impundu mwanzike nzumve nyabona murakagwira maze rugamba bantumye ngo hashimwe Uwiteka wakuremye akaguhaza uwo mutima akawurondora ubupfura we rukundo ry'isoryo rutarobanura ubutoni ndaragukunda mu rwangeyo kandi ngazanahora gukunda ngo ya nzira yanyu Nyamasheke muri segonderi uribuka ngo mwabisumbije ubucuti mwibera abavandimwe mu buzima bwari ishiraniro bukeye aragenda aragusiga yagiye atagiye nyandika haciye imyaka itari mike mwongeye guhura rurarema mu nzira nyinshi z'ibihato uraza biri Kigali byasaga nko kumvira umutima ibitari ibicantege byari gutwimira ibirori amashyi n'impundu nyabona cyane nimwe guhumya saba urukundo rwanyu mwebagena ntanzwe na benshi kuko na benshi mpinduka indushyi uburyo bwose ariko nanga kurekura urukundo mukunda ibinzi kubizi narwanye intambara mu izina ryawe urwana nyinshi mu izina ryanjye none dutsinze urukundo rwanjye haguruka twembi duhoberane amashyi n'impundu nyabona impundu sindisaba zihari amashyi uko haguruka bahoberana amashyi n'impundu tubihagurukane amashyi n'impundu tubashyigikire munyemerere ibyo mufite niba mubishyize hasi aya mashyi aba yabo n'impundu ku babyeyi muzanzike ndabanezerewe kandi bikurije umugisha mu rugo rwanyu nkomeze gushimira abantu benshi barimo bandika ubutumwa bugufi bagira bati turasaba kuza gutanga impano mu kanya nitugera mu by'impano turaza kuba basirimu bimwe abantu batanga impano bavuze byinshi kandi badatanga inka muze kubigabanya niba ari impano ijyanye n'ifunyitse ba nyirayo bazayirebera mu rugo bamenye aho yaturutse ariko ubaye utanga inka ndaguha umwanya nushaka uzageze ejo anzika urakoze amazina yanjye nanjye nitwa Ishimwe Ruhiza Jean ni amahirwe ni n'ubuntu kuba nsangiye mikoro na mukuru wanjye Rumaga ubundi inganzo abenshi bamaje kuyivamo kuko gukora mu nganzo ntugire icyo ukuramo cyagufasha kujya ku isoko ucyure igitebo cyuzuye ibishyimbo abenshi bayivamo ariko nanjye navuze ngo inganzo mfite ntayiserutsemo kugira ngo nshimishe bazina iyo nganzo Imana yakayisubiza niyo mpamvu navuze ntireka nseruke mu muvugo nise impundu z'amahundo y'urukundo nanjye iteka nkunda kwandika ndata u Rwanda nkanarata urukundo kuko nirutaneshwa ibyishimo mu babyeyi n'impamvu yo kubaho mu bato kuko urukundo ruhisemo anogerwa n'ubuzima maze ukamuhundura umuco warwo uzira icyasha aho kuduhungisha icyaha kikabatizwa kirazira urukundo nanjye nubwo nkiri muto kuba nararumenye bimpata guhurwa ubugwari mu gukotana intsinzi nkabintyoza muzasase bugari uzabasura ntazasuherwa ibi birori nabibonye bikwiye ba mukerarugendo ngo nabo babitaye batabikenga uwo mwamikazi w'Ubwongereza arahombye ugiye atabonye amafoto y'ibi birori urukundo musangiye rurabaranga dore ko namwe ubwaje muje n'uburanga uzabanga azacirwa ishyanga kuko zaba yanze akaganda atagatangira umuganda uwo nguwo azacibwa akaganza njyewe nk'uruhanika mbifuje kuzibaruka ariko munibuka guhunika kugira ngo ejo mutazasuhuka
njye nanoge ahubwo yongera ikondera ngahimbarwa ntaraka. Ndibuka nanjye kera nkiri umugirigiri ariko utakina umena igaburo, ubwo nari ndageranya na data aribwo mu gitsure n'inseko yanyibiye akabanga kuza kubera umugore umuhabwa n'Imana, asongamo mu kajwi gatuje ati ntuzamubere inkati. Abikondera nanjye ubwo nkabitora, ariko mama yanyuzagamo akagaru, ariko nanjye nanyuzagamo akagaru izo nyana, naho mawe rugori rwe rwana mu mbere no kubuganiza amata mu cyansi, ari nako nkunda impanuro, urukundo rugahorana impagarike n'ubugingo. Burya tunabikura mu mateka, kuko abibanze nabo ntibataranze u Rwanda, baruraze Gihanga nawe ntiyaruhunga, ruhunda urukundo rurakundana rwo Rwanda, nguwo murajya ukwira u Rwanda. Burya ifeza n'ifaranga birashira, ariko iteka urukundo ruhora ruhanze. N'umwami w'u Rwanda yanze kwimaka aringa adafite umwari karira, n'ubwongereza yabuvuyemo aragenda yisangira urukundo. Kuri ubu ngubu kubona umwari wibombarika mpaka yambitse nyina urugori, uri nyirisonga, uwakurata cyangwa ngo kwandike ntiyagutaramira uko bikwiye, kuko ibitangaza bitari izi nkuba zesa zive juru ngo zisaranga aho zumvikanye hose, ahubwo niwe mutangampundu uyu munsi wakanza wongera ibihugu. Iyi nganzo ya Rumaga yatugabiye ntisobanura neza umuhungu w'uruhanga ruharaza umucyo, uhitamo neza mu magana y'abari, iteka njye wiyumvuza urukundo nsesura umeza. Imana iruhundu imigisha yarwo, urwanga mware, urukunza hirwe, guseruka no gutinyuka biragahoranwe nawe ruvuza ndekwe. Bya bintu binagomba urugamba, waramwegera uti nkundira ngo ukunde, ukungahara urwo ngukunda, n'ibinarimba ngo ukure mu bukumu. Nawe yihagarara hati ibyo ngibyo nabibwiwe n'abasore benshi, nawe ntiwatezuka none akiziritse ku muhoro karawuciye. Abasore bose bari baramusare yuberetse ku muremure, kabura icyago nanjye mwigeho byinshi uragahurana amata ku ruhimbi. Bazina wanjye, ntabwo twagutanga tutakwibukije ko kwiga tekinike no gukanika bidakuraho guheka, dore ko kuri ubu mwari anatwara rutema ikirere, iyo amarere y'imitsi z'umukamo nabize ntizigakene. Ubundi umugabo uramufureba ukamumenyereza itunda, abaturanyi bahorana amatiku bakabibateza inzaratsi kubera ubujiji. Naho ubundi se muzasangire twose nk'uko dusangira igaburo, iyo pasiteri adusabira Nyagasani, biri n'amahire k'uwo pasiteri upangura imipango y'abapagani, yaraperereje asanga muziro, uyu munsi yabombatanyije muzaramana nka kabindi na buki. Urungano njye nasanze muruhiga ibigwi, kuko nimwahararanye ahubwo mwarasariranye murenze aho mugaterana akashaka wa muhungu w'umuhanzi. N'ubundi viziyo ku rubyiruko si ubwo twitakisha amasaro, inzara zarabaye bikohwa, ahubwo nituma umuco wa kera utatuzitira. Bazina wanjye warabizi ko kuburinganira atari ubugare, ahubwo ari ukugaragira umugabo bineje. Data ngaho zagenza utyo. Iyaba amashimwe ya kera gihanze nakambitse ruvuza ndekwe imidende nkagukwiza impotore ngasabiye amarere kugucanira uruti, kuko wakotaniye bazina wanjye none umwambitse urukundo n'umwishywa, umusendereza ibitwenge nacyo kigaseka neza bikakibera. Ampu ucura kwa wa muhanzi. Umva Mariya utarasama mu cyaha, ababyeyi mwese bo bamama mwabyaye abo bana aho mwiciriye akabugi mujye muserukana ingori, kuko namwe nabasanganye kurira n'inema. Uru rukundo sahari zavumburwamo inyanja rugihanze, muzagabo mariza kandi zanyu ntizizakene, mvanzemo nakikene wabo. Ngaho rero muzimana u Rwanda, mutoze urubyaro kwigira, dore binamahire kuko narose mucutse ahungu muheka koga. Ukwambitse umwishywa yakubyaje abana, natwe tuzabahemba paka kugera kuri nyandwi muzashobora kurera. Dore ntawe ubara abana ni nk'inka, tubifurije ishya n'uwatunga yabagabira na zoko. Inganzo yanjye ngiye yasobetse umunezero, ntimuzakubaganye gutanga ibyo n'iby'abatindi. Agatotsi kazasaswe hasi namwe ntimuri abana, ababyeyi babakeje bakibasangana ubugabo bakabahewaho umugayo. Ubuki ngenda abona bwivanze n'amata, muzaramane nka kabindi na buki. Bobere mu butayu, uzamenyereza umutware kurera imbere y'agatenge, umutera agatenge ahorana agatwenge, nawe azakubera akabando wicumisha mu bukecuru. Uru rukundo na perezida bakwemeza ko rutari mu manegeko. Sinasubira urwuri nkomeje kuvuga imyato y'urukundo no gusingiza ubumanzi, ahubwo ingoro ngombwa n'intwari ibereye u Rwanda. Mbahaye umukoro, muzanyomoreze ko nta jana maze muzarenze iteka muterana umuhate, mu gihe rugira kibatije impagarike n'ubugingo.
muzahinyuze igitinyiro kizasaba urugo rwanyu rugendwe n'umuhisi muzamwicira isari dore na ba nyoko bukwe bazakugira intyoza mu gucunda nturongowe mu boro izo wakowe zasakaye ubwana cyangwa zigerwa ubwoko bwa nkuzuzu zirivuga naba igikomero bazumvisha ntabwo ndi kuzicuranga ibinyoma kuko nazo ntizibwirwa amacibiri dore nawe rati ikimero gihiga bagihanze uyishima nawe ntimusondeka ukukanya umuzira bwo umusore w'uruhanga ruharaza umucyo rutiriwe imburaho batinya impangazamihigo yo muzi umutwe ureke babandi batariye ntibanaterure barata ibyo bya riteri barata twafubure na webuze nanzura nari umusizi w'umusindi udasomana imbeho mu nda nkaba ndigikaka igikombe umuzira bwo umuzira guhunga nitwa Ishimwe Ruhiza wakaboyi waboyi wa Ruhiza nanone rwakagurana kagurana kara ka sengondo yari uwayuye murakoze cyane uyu mwana kutamushimira burya imfura idashimira shiha komerezaho ukuri ujya imbere kandi uzafata nababwiye ngo burya inganzo iracukurwa ikazirikwa ikanagurwa uyu mwana ni umuhanga ukomerezaho ukomeze ugire mu kirenge mu cya Rumaga kandi ni uko urashoboye rwose nanjye mbifurije urugo ruhire mu izina rya Yesu Kristo tugiye kuririmba ngo ibintu Yesu yagezemo byose birashoboka n'uyu munsi yahageze none byashobotse iyo Yesu abirimo birashoboka kwa Eric na Odille yahageze none byashobotse mu izina rya Yesu Yesu yabirimo birashoboka n'uyu munsi yahageze none byashobotse reka ababishoboye tumuzabonera icyubahiro batari kurya kubera ko uyu munsi naho yahageze none byashobotse umunsi w'ubukwe umunsi w'ibirori bya Odille na Eric Yesu yigaragaje